urumva na nyina yaramwanze kuko Kajurwa n'umututsi kandi yategeka inama ariko ntaho yigeze ahurira na FPR. Kajurwa yatereninzwe na Habyarimana hariya kwirebera nuko yatereninzwe tubirazwi rwose yageranaga n'abari abareho nibo kwambona baryi Habyarimana mubona gutya ko bamufunguza se kubera igitutu cyabo aya ntago bishoboka. U Rwanda byaragaragaye ko rukomeye ku bwiyenge bwarwo sovereignty rwose n'ubundi baragerageje abo bategetsi bo hanze ngira ngo urabizi bigeze kwandika ibaruwa nini cyane abadepite cyangwa abasenateri cyangwa bafatanyije bombi babwira u Rwanda ngo ibyo mwakoze sibyo. Simbizi diplomasi y'igihugu ntayo nshinzwe ariko kuri jewe imishyikirano n'abantu bariya baba genocidaire cyangwa nazo zarenze. Reka tubahe ikaze kuri mwe mwese inshuti bakunzi bijwi rya Diaspora One Nation Radio. Twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Kuri uyu munsi wa none dufite amahirwe yo kuba duhuriye i Kigali n'umwe mu banyarwanda nawe uba muri diaspora cyangwa se mu ntara ya gatandatu nk'uko abenshi mukunze kubivuga. Navuga ko ari amazina kuba umusangwa kuko ntabwo ari ubwa mbere tuganiriye kuri One Nation Radio. Ni retired Lieutenant Colonel Gerard Nyirimanzi, ni umunyarwanda uba muri diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ntangire muhe ikaze. Muraho neza retired Lieutenant Colonel Gerard? Muraho n'amahoro. Mumeze neza? Turaho tumeze neza, twageze mu Rwagasabo dusanga biraryoshye, ibintu byose biraryoshye rwose. Najyaga numva abantu bari hanze bavuga ngo amahanga arahanda, simbyumva ubu narabyumvise. Yego, hanyuma ubwo ahubwo naho nari ngiye guhita mpera. Mwari mumaze igihe kingana gute mutagera mu Rwanda? Nari maze igihe kijye kungana n'umwaka. Kuko maze umwaka ndi Chicago mu ishuri yitwa UIC cyangwa se University of Illinois at Chicago. Yego. Hanyuma umwaka ntabwo ari munini cyane ariko nanone hari biba bikozwe mukurikije wenda aho wasigiye igihugu cyawe n'ubwo bongeye kugaruka usanze bimeze bite? Hari byahindutse wenda cyangwa nta byahindutse? Byarahindutse byinshi. U Rwanda iyo ruvuyemo n'icyumweru kimwe urabibona. Nkanswe yewe umaze umwaka. Yego. Biragaragara ko rukataje mu iterambere, covid yaragabanutse ndetse yasa naho yarangiye kuko amabwiriza menshi yavuyeho, hasigaye kwikingira gusa ariko nka hoteli zose zirafunguye, nta masaha ya lockdown ariho, n'udupfukamunwa badukuyeho. Ubwo rero abanyarwanda bahugiye kongera kwiteza imbere kandi biragaragara pe. Biragaragara ari abubaka amazu bayasubiyemo, n'umuturanyi wanjye ngira ngo uraza kubibona. Hari imihanda nasize itarubakwa ubu ngubu ni myinshi, cyane cyane uriya wa Bugesera na Kicukiro. Ngera ahantu hose ngasanga bimwe n'ibishyashya. Ikindi turiho turitegura coga murabizi, abantu bose rero ubu barayiteguye n'icyo bashyize imbere. Icyo bashyize imbere andi makuru ngira ngo rayandushura umunyamakuru bya misi byari bitangira bizi ko ubu ngubu byasubiyemo kubera impamvu zabyo. Yego. Hanyuma hariya rero muri Amerika ho ubwo naho reka duhite tujyayo nk'abari mu Rwanda. Ubwo naho tukubaze abanyarwanda hariya mumeze mute? Umuryango w'abanyarwanda munahuriyemo bihagaze bite kugeza amagingo aya? Bihagaze neza. Umuryango w'abanyarwanda bari muri Amerika umeze neza rwose. Hari uwitwa nagezeyo nisangaga cyane muri Ibuka ya Amerika, nibo nahise menya, mvugana n'umukuru wabo yewe na ambasade. Ariko hariya muri Chicago hari n'abandi benshi n'abakunze igihugu ariko harimo n'abakirwanya. Birumvikana ntabwo wajya gufatanya n'abakirwanya, ndetse n'ubu utazi icyo ugiye gukora cyose ubaza ambasade niba ari bazima. Yego. Aho ni naho umuntu noneho yahita yibaza akavuga ngo hano mu Rwanda ntabwo akenshi dukunze kubona abantu barwanya igihugu banapfobya bagahakana na jenoside yakorewe abatutsi, ariko hariya noneho navuga ko ukurikije n'umubare wo mu Rwanda hari aho ni benshi nubwo atari benshi cyane, ariko nk'abantu muba muturanye nabo mubanye nabo mute kugeza amagingo ake? Sinavuga ko ari neza cyane abo ngabo baturwanya,
urumva nyine nk'uko nakubwiye ugeze hanze umenya abarwanya igihugu n'abatakirwanya ukabana n'abagishyigikiye nk'izo za ibuka cyangwa se Rwanda Diaspora Group ngira ngo bayita ngo aba mu ntara ya gatandatu Rwanda Community Abroad. Rwanda Community Abroad. Yego. Abo tubanye neza pe. Bahise bantumira dutanga ibiganiro tujya kwibuka za Michigan dufatanya kurwanya abahakana naho abandi bo bahakana urumva urabirinda urebye urabirinda ariko ukabakurikirira hafi kugira ngo uvuguruze ibyo bakora kuko ntabwo wakwigira ntibindeba urakurikira ite kugira ngo umenye icyo bavuze ikibi nawe umenye uko ukivuguruza kenshi rero barahari muri za universite za New York hari nka Charles Kambanda ngira ngo ni Kambanda ni Kambanda yego uri muri iriya Jones ari New York hari ari mu bantu rero baturwanya cyane kandi professeur n'umuntu ukomeye tuvura kurikira nk'ibyo yandika ukaba wamenya uko wabirwanya ni umuntu uvuga ko ngo FPR ariyo yateye jenoside ndetse ngo yatereninze n'intera hamwe urebye ahera kuri cya gitero cyo kurenye avuga ngo ibyitso bya FPR urabizi kurenye igihe bakina sene we rero bifata nk'aho byari ukuri ubundi agahera aho ngaho avuga ko ngo FPR ariyo yateye jenoside kubera ko yanyuraga mu byitso ikindi nacyo ubona beshya kigaragara kuko ya sene Habyarimana yize gukora iyo kurenye n'eshanu ngira ngo hano barasa muri Kigali avuga ngo bararasa ibyitso byari teatre ntaho utabizi nubwo hari nyine abatutsi bashobora kuba bari bishimiye ko noneho urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye ariko simpamya ko birya byari ibyitso by'ukuri by'inkotanyi yenda bari sympathiza ba FPR ariko ntabwo mpamya ko bari ibyitso nk'uko abivuga we ikindi avuga ngo kubera ko FPR yatereninze intera hamwe kubera ko zari ziyobowe na Kajuga w'umututsi nta muryango utagira ikigoryi Kajuga none ikigoryi cy'umututsi nyine ageze no muri Kongo wabo ngo na nyina yaramwanze ku buryo yapfuye nabi cyane agomba kuba yarapfuye urumva na nyina yaramwanze kuko Kajuga n'umututsi kandi yateye intera ariko ntaho yigeze ahurira na FPR Kajuga yatereninzwe na Habyarimana hariya kwirebera nuko yatereninzwe tubirazwi rwose yagendanaga n'abari bareho nibo kwambona baryi Habyarimana mubona gutya ati shahu abona nyine ko ari umutuzi yabikoze abizi yiturufu kuko arazi icyo bizabyara ati kira gihugu urashaka ko ari cyo kizabategeka kubona rero ko yakundana kugendana n'abo ngabo bahungu bambona baryi bitwaga bareho n'abandi n'abahungu ba Habyarimana agishyiramo gutyo ni ikigoryi nta kindi ntabwo wahera kuri uwo muntu rero umwe ngo uvuge ngo jenoside yakozwe n'abatutsi n'ibyo ugomba kubimenya rero ukabivuguruza abandi ni ba Endress bari muri Royal ngira ngo University Endress Brian bashyigikiye Rusesabagina kubera ko bari muri basa naho ari muri advisor ya foundation ya Rusesabagina Hotel Rwanda nawe kuva Rusesabagina yafatwa ni intambara kurwanya ibyo avuga yewe kimwe n'umukobwa wa Rusesabagina Karine Kanimba ariko burya suwe n'ubundi ni step dotane na adoptive uwo rero nawe ari imbere mu muryango kwerekana ko ngo se yarenganye kubwira abantu ngo umuntu yigiye iterabwoba ukerekana ko yarashyigikiye iterabwoba kandi kubyerekana ntibiruhije yaranabyivugiye bwe kuri Al Jazeera rero ni ibintu byoroshye kubarwanya ubundi niyo mpamvu uvuga ngo ugomba gukurikira pe noneho n'undi urumva rero ko ari undi muzigo niba waragiye ugiye kwiga nkanjye cyangwa wifitiye akazi wongeyeho uwo muzigo wo guhora ukurikira ukareba abarwanya igihugu kugira ngo utigira ntibindeba kugira ngo urebe nawe umusanzu wawe aho wawushyira nkaba numva rero n'abandi banyarwanda bari hanze ari icyo bakwiye gukora urebye cyane ubu ngubu ni ugushyigikira u Rwanda mu migambi yayo yose yenda twaza kubigeraho ariko cyane cyane kurwanya cyangwa kuvuguruza abarurwanya n'ubundi umunyarwanda wese aho ari tuvuga ko aba ari ambasaderi w'igihugu cye iyo atari mu gihugu ariko se noneho mwebwe nk'abo tubwiye n'abandi wenda tutavuze
iyo mubaganirije hariya usibye no kuba wenda mubabona ibyo bakora, ariko se mubona byibura hari uko babyumva ku buryo wenda hari abashobora guhinduka? birashoboka ariko nibo bake, ko uyu muntu yiyemeje guhakana no gupfobya kenshi biterwa n'amateka yanyuzemo. Ikibazo cyawe gifite ishingiro kuko kubera ko ubu ngubu dusigaye tubona n'abaresikape bapfobya banahakana, yewe n'abahoze muri FPR ubu ngubu bagiye mu yandi mashyaka nka za RNC, ariko ni bake. Kuvuga rero ngo urabahindura cyangwa urabigisha, mpamya ko barenze ihaniro. Ntabwo nigeze ngerageza iyo option yo gushaka kubaganiriza. Hari umwe w'umuresikape nashatse kuvugisha, ariko ndabona nawe mbajije abandi bose b'inshuti ze barambwira ko yarenze ihaniro. Ndamwihorera pe, ndamwihorera ku buryo nabajije umuprofeseri bari kumwe, arambwira ati nanjye ntako ntagize. Mbaza n'abandi bari inshuti ye, nabo arambwira ati yarenze ihaniro. Iyo umuntu yarenze ihaniro rero ntacyo wakora kindi, yenda ubuguruzi ibyo avuga, ariko kujya kumwaporosha ubundi burya ujya kureba umuntu uzi ko n'ubundi yahinduka. Aho nawe nari ngiye kujya afande, ubundi hari igihe tujya tubibona si ubwa mbere, biranashoboka ko atari n'ubwa nyuma. Hari bamwe n'ubundi baba bari kimwe nk'abo ngabo, ariko ukabona barahindutse, baragarutse, bongeye no gukorera igihugu. Ariko se iyo urebye ubona, niyo mpamvu nari nkubaje, ntubona bishoboka ko bahinduka? Hari intambwe wenda, ese ni uguterera iyo tukabyihorera cyangwa kubaganiza birakenewe? Ubibona ute wowe mu mboni yawe? Barimo ibice bibiri nyine. Hari hardliners, navuga ngo ni abahizanguni. Hari n'abandi batari aba hardliners, yenda umuntu yagerageza. Ikindi kiba kibari inyuma kenshi ngira ngo nk'aba baresikape ni indonyi. N'abandi hardliners nuko bumva ko ayo mahanga, donc icyambere ni ibyo bakoze, bumva ko batagaruka mu gihugu. No gushaka gukingira ikibaba nyine icyaha cyabo. Ariko nk'abo bagifite igaruriro, koko umuntu yabavugisha akareba niba nta cyahinduka. Hanyuma rero urugendo rwo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mahanga, iyo murebye mubona ruzigera rugera ku musozo mu busesenguzi bwanyu? Biragoye kugera ku musozo, bizafata igihe, ariko burya nta gahora gahanze, ni nako bavuga mu Kinyarwanda. Nta gahora gahanze, n'urugamba rwo guhagarika jenoside no kubura igihugu rwararangiye. Urwo gupfobya, guharwanya abapfobya ruzamara igihe kirekire kurushaho, uhereye ku jenoside z'ahandi zabaye, n'ubu niyo abayahudi iracyapfobya kandi ni kera. Ruzafata igihe ariko ruzarangira kuri jyewe. Ruzarangira kubera ko impamvu ebyiri. Ya mbere nuko nibo bake cyane kandi bagenda barushaho kuba bake, kuko isi iragenda ibahagurukira. Buriya bari bafashwe n'igihugu cyitwa Ubufaransa, niko navuga, kuko niwe wari umwanzi wacu ukomeye kandi akaba ari mu bihugu bikomeye. Ubu rero yarahindutse, tumeranye neza. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma, ntibagihagarikiwe n'ingwe. Urumva rero ko bazagenda bagabanuka. Icya kabiri gituma bazagenda bagabanuka nuko nta mpamvu bafite. Barabubakiriye ku kinyoma, nta mpamvu bafite. Igihugu kirababwira gutaha, bagafatanya n'abandi kubaka igihugu, ntawe wawuza gutaha. Ni ukuvuga rero ngo ibyo babeshya abanyamahanga bazageraho babura icyo babeshya cy'ukuri. Abo banyamahanga ntibamenye ukuri, ahubwo dukwiye kubwira abanyamahanga ukuri k'u Rwanda, ku buryo babura nyine aho bahera. Ruzarangira rwose urugamba rwo. Hari abanyarwanda batuye mu mahanga, nawe umuntu yavuga ko hamaze igihe, urabibona, muraturanye. Wanatubwiye ko hari n'umuryango muhuriramo wa Rwandan Community Abroad hariya muri Amerika, nubwo n'ahandi mu zindi diaspora bihari, nayibuka n'ibindi bitandukanye. Ariko se iyo murebye mubona hari aho wenda abanyarwanda muri rusange batuye mu mahanga, usibye no muri Amerika gusa, wenda bagifite intege nke, bakwiye wenda kongera ingufu mu kurushaho guteza igihugu cyabo imbere, nko muri iyo nzira n'ubundi y'abantu usanga biyambika isura mbi bagarwanya leta b'abanyarwanda bandi? Ubona hari aho bagifite intege mu kurwanya cyangwa guhangana n'abo bantu, cyangwa se hari ukundi mubibona, hari aho wenda bakwiye gukomereza? Ndahabona hari aho bafite intege nkeya, kuko urebye statistique abaturwanya ahanini n'abari mu mahanga. Niba ariho bari nuko ntawe ugira icyo bakoraho.
ko abaturwanya mu Rwanda bo bahita icyambere leta iranabafata, ariko urumva n'abaturage baba babigizemo uruhare kuko akora nko nkihakana bagahita bamuripotinga. No mu mahanga rero bakwiye kubikora très spontanément, navuga ngo byihuse cyane, byihuse cyane. Ibindi byo guteza imbere igihugu, navuga ko kugeza ubu ngubu bateza imbere igihugu cyabo, abona ko biteza imbere kurusha uko bateza imbere igihugu cyabo. Kuko usanga bafitanye gahunda n'igihugu nk'izo kubaka amazu, gukorana na za university, abari nk'abarimu bakaza bakigisha, n'izindi za projet zijyana no kwiteza imbere ubwabo n'imiryango yabo. Aho navuga rero ngo hakwiye indi gahunda y'ukuri yo kugerageza kugira uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu nk'uko abandi banyagihugu babikora. Buriya buri munyagihugu wese hari udufaranga tuva ku mushahara we two kubaka amashuri, amavuriro, iki nabo birashoboka. Nabo birashoboka kuko hari nk'igihe rimwe bigeze gukora ikintu bise ngo $1 campaign, bateranye $1 rimwe, ariko yakoze igikorwa kigaragara kandi cyiza kuko yubakiye abana b'imfubyi batagira aho baba. N'ubu rero bagerageje kujya hamwe bakareba uruhare rwabo, niyo yaba 2, niyo yaba 3, niyo yaba 10, nanjye umunyeshuri sinabura n'ijana, ariko bakagenera igihugu buri kwezi kuri income yabo. Numva byaba byiza kurushaho. Ubona hari icyizere ko wenda ukurikije aho bigeze ubu, bivuze ko bigeze no kugira igihe wenda bagira umusanzu, batanze urugero rwa $1 campaign. Hari namwe wenda bajya bakora nko mu bihe bya covid, hari igihe wenda bunganira na leta, twarabibonye, ariko noneho ubona hari icyizere cy'uko bizarushaho nk'uko bivuga ko bakwiye kurushaho bagateza imbere igihugu kurusha uko wenda bo biteza imbere n'imiryango yabo. Icyizere kirahari ko niba nko muri bihe bya covid nyine baragize uruhare rwabo, ni next step. Intambwe ikurikira nuko bakumva ko noneho mu iterambere rihoraho nabo bagira uburyo buhoraho bwo guparticipa, bwo kugira uruhare rwabo mu iterambere. Rero mbona ambasade ziriyo zigomba kubafasha kubashyira mu buryo bagira icyo bakura kuri income yabo ya buri kwezi ku buryo buhoraho. Naho ubundi byo n'ubundi urumva ko biri mu mujyo mwiza gushaka kwiteza imbere n'imiryango yabo, kandi kuko n'ubundi n'imiryango yabo iyo bayiteje imbere urumva bateje imbere igihugu. Ariko muri ubwo buryo bwo kujya muri taxes z'igihugu nk'uko abanyarwanda babikora nabyo burakwiye, kuko dufite nk'urugero rw'ibindi bihugu nka Ethiopia cyangwa Eritrea, muri budget yabo bafite iteka uruhare ruva muri diaspora, kuki twebwe tutarugira. Numva rero ari igikorwa gikwiye kuba rwose natwe, kuko igihugu nacyo hari byiza kibagezaho byinshi. Perezida arabasura kenshi muri ya bita Rwanda Day, n'ibindi za passport zibageraho batiriwe baza. Urumva aya mafaranga ni menshi kuza gushaka passport, noneho isigaye bageraho ku buntu. None se kuki bo batakontribute mu gukora iyo passport tuvuge n'ibindi bikorwa by'iterambere, amavuriro, amacumbi, kandi n'ubundi bishyura igiciro cya passport nk'icy'umunyarwanda uri mu gihugu. Dore ko baba bafite n'ubushobozi burenze bw'abo mu gihugu. Ntabwo rero abanyagihugu bonyine b'abanyarwanda rero bakwiye guteza imbere igihugu, n'abari hanze bakwiye kugira uruhare mu buryo buhoraho bw'ukuntu bateza imbere igihugu bivuye ku mushahara wabo. Yego, urakoze cyane. Hanyuma wigeze gukomoza ku kintu cy'abarwanya leta, utangamo urugero rwa Karine Kanimba, ngira ngo usibye nawe n'abandi bo mu muryango we ndetse n'inshuti ze, mu minsi ishize twabonye amafoto yabo muri uyu muryango ndetse n'inshuti ba Rusesabagina Paul kuri ubu ufungiwe mu Rwanda kubera ibyaha birimo iby'iterabwoba, yahamijwe n'inkiko. Tubona bari muri White House, ngira ngo ni ifoto abantu babonye, ndetse bavuga ko ngo bakomeje gusaba Amerika, gusaba u Rwanda kumufungura. Hari n'ibyo twabonye ngo byo kumurega mu rukiko, hari amafaranga ngo bari guca u Rwanda. Ariko we nk'umuntu uri hariya muri Amerika, hari igihe wenda bari mu gihugu cyangwa bari ahandi mu mahanga, babona bibera hariya bakabifata mu yindi sura. Wowe bundi nk'umuntu utuye hariya, bifite sura kibona bishoboka koko ko bamufunguza se kubera igitutu cyabo? Oya, ntabwo bishoboka. U Rwanda byaragaragaye ko rukomeye ku bwigenge bwarwo, sovereignty rwose. N'ubundi baragerageje abo bategetsi bo hanze, ngira ngo urabizi, bigeze kwandika ibaruwa nini cyane abadepite cyangwa abasenateri cyangwa bafatanyije bombi,
babwira u Rwanda ngo ibyo mwakoze si byo yewe ndetse bafatanyije n'abanyaburayi byatanze siki bose hari ubwo bashobora gushyigikira umuntu ushyigikiye iterabwoba iwabo kandi FDLR biragaragara ko nibo bayishyize no ku rutonde rw'iterabwoba cyakora ikindi cyiza kirimo nuko nanoneho ubu ngubu bamaze no kuba divided hari nk'abadepite bamwe nabo ubwabo bamaze kugira amacakubiri muri abo ngabo bashakaga ko ngo arekurwa hari abamaze kubyumva neza babona ko Rusesabagina ashobora kuba twamugira na Bin Laden wabo umuntu wivugira kuri radio mpuzamahanga ngiye kurwanya u Rwanda nivuye inyuma undeservedly yarabivuze hari nyirango hari umusenateri umwe w'umudamu uherutse kubwira abandi basenateri sinzi no ari umudepite cyangwa ari umusenateri aravuga ati ariko mwebwe muragira ngo bigende bite murabona u Rwanda rwabo ndetse ahubwo baraturusha ubutabera bo ntibahise bamwica naho twanamuciriye urubanza turanabareka mwese murabireba ngaho ni urabizi ko hari n'umunyamerika kazi ubwe waje kumushinja ndetse témoignage ngira ngo niyo bahereyeho urumva rero kuba hamaze kubonamo abantu bavuga ukuri urumva urwo rugamba batangiye rwo kujya muri White House ntacyo bazageraho abanyamerika ikibazo bafite na leta nuko bari baramugize igitangaza ntabashaka kwivuguruza rero ariko ntabwo u Rwanda ari byo rwagenderaho nise niba kumugira igitangaza atari cyo noneho akajya kurwanya leta ananirwa gukuri no kwica abantu yisha abantu muri hariya muri Zanshiri n'ubu afite abantu bamurega hari umudamu uvuga ati icyo gihe yishe umugabo wanjye muri bya bitero byo muri Nyungwe urabizi n'ibyo muri Nshiri za Nyabimata ubwo si byo noneho babirute wowe ni ibintu bifatika rero ku buryo utavuga ngo bindabireka bakwiye kubyumva mpamya ko umubare uzaba mwinshi w'abantu babyumva kurusha uwo badashaka kubyumva hariho n'abadashaka kubyumva nyine nk'abo ngabo barubingisa nibo bazi bakorana nabo bayendirese nakubwiye n'abandi baturwanya n'agahungu kitwa Claude Gatebuke kavuka hariya muri za Gisenyi n'ubundi hari abaheza ngundi niko nakubwiye bazahora barwanya ariko abandi batarabaheza nguni n'abanyamahanga bakunda Rusesabagina gusa kubera ko yari yaragizwe igitangaza ngira ngo bazageraho babona ukuri niba batarakubona kwaranagaragaye ukuri kuko urubanza rwari ku Karubanda hanyuma ikindi umuntu yakwibaza uri umuntu yavuga ko ukuze biragaragara ariko nanone wanagize uruhare mu rugamba rwo kuboza igihugu iyo ubonye bene aba bantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyawe kandi wowe n'abagenzi bawe muzi ingufu byatwaye kugira ngo uyu mutekano ugerweho n'ibindi u Rwanda rugezeho kuri ubu ngubu ubyakira ute birumvikana ko bibabaje gushaka gusubiza inyuma ibyo twagezeho ariko nubwo bibabaje ntabwo babiteye kuko Gemana ntacyo bageraho rwose u Rwanda rufite ingufu zigaragarira buri wese umutekano uretse n'uw'igihugu cyayo turabijyana ahandi za Central Africa aho batwitabaje hose za Mozambique za South Sudan yewe na Sudan kwayo biragaragara ko u Rwanda rwiyubatse mu buryo bwo kurinda umutekano warwo ku buryo kuvuga ngo uzawusenya biraruhije pe ntabwo babinteye na gato nubwo utabura kugira inkeke abarwanya igihugu nyine bazakirwanya nubwo utagomba kwirara kuko ngo nta mwanzi uba muto burya mu gisirikare nta mwanzi uba muto nta no kumusuzugura ariko ntacyo bazageraho rwose u Rwanda rufite ingufu nyinshi noneho ikinatuma burya umuntu yagira ubwoba nuko ndavuga aramutse ashatse kugira ubwoba nuko wavuga uti bafite impamvu barwanira nk'iyo twari dufite twebwe twaravuga tuti twabuze igihugu kandi ntawe ushaka ntibashaka ko tukizamo yewe n'abari mu gihugu ntibabayeho nk'abanyagihugu naho bo ntawe babuza kuza mu gihugu ntabavuga bene babo bari mu gihugu babayeho nabi kubera icyo bari cyo kuko nta mpamvu nimwe bafite yo kurwana yewe nawe b'impunzi ubuhunzi ubu bwararangiye Rwanda rwadekaraye ko rufite umutekano uhagije umuntu rero yakunesha burya yakurusha impamvu cyangwa se akurusha ubushobozi ni urugamba ruzahoraho rero rwo kubarwanya kubera ko ingengabitekerezo jenoside ni ikintu gikomeye no guhakana no gupfobya kandi ni bimwe burya birajyana
abo rero abaheza nk'ubuni mpamya ko bazageraho bakanasaza abana bazabisigiye bazabura icyo barwanira rimwe uzageraho ubundi bose baraje nicyo cyizere mfite ndetse byaranatangiye dore nk'ubu ngubu ndaguha urugero urabona Kongo niyo yabanje kubashyigikira ariko navuga ko Kongo itabashyigikiye na gato ndetse irabarwanya noneho aho twinjiriye muri East African Community nayo yinjiriyemo ubu yasinyanye amasezerano n'u Rwanda ko umutekano wayo na East African Community kiye kubigiramo uruhare ni ukuvuga ngo dushobora no kujya kubarwanya tugiye muri East African Community gusa urumva basigaye he niko gushaka kwirukirizo za Zimbabwe nako za Mozambique n'ahandi nuko wabonaga East African Community Rwanda Burundi Kongo Bugande nahe biriho bigaruka nabanze ikindi cyari gikomeye kimwe kandi cyerekana ko nuko twara dufite abafaransa babashyigikiye buriya abafaransa cyari igihugu kinini cy'ihangangira bizi kibashyigikiye cyari kibashyigikiye mu minsi ishize ariko kuva aho gifatiye kavuga kikaba kiriho kiburanya n'abandi nk'abamunyeshyaka n'abandi Makora akaba yaraje hano dufitanye umubano mwiza urabibona nubwo bikiri bishyashya ariko twagize n'Imana arongera aratorwa ejo bundi urumva rero ko azasiga ibintu rwose kuri giye mfite icyizere muri Makora azasiga ibintu bifite aho bigeze kandi Ubufaransa ntibukibakingiye ikibaba kuri giye ntago bakibakingiye ikibaba rwose mu Kinyarwanda rero baravuga ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma niyo iyo ngo niyo yuhagarikiye ni Ubufaransa ntikibahagarikiye ikindi wenda banakomozaho ngira ngo n'Ubugande minsi ishize umubano wenda ntabwo ari umeze neza uri gusubira mu buryo Burundi nibo bitameze neza ariko binahura na kimwe wigeze kuvuga cyuko hari bamwe n'ubundi bari kimwe hamwe namwe mu rugamba rwo kubora igihugu ariko baje gutana hari nka Kayumba niwe ukuriye umutwe wa RNC uvuga ko urwanya u Rwanda aherutse kuvuga ko ari gushaka kwitabaza Burundi wenda Ubugande sinzi niba byanze ubibona ute byo biragaragara nyine ko ubu basigaye iyo umuntu yatse imishyikirano burya nuko yabonye ingufu zaho zingana nawe ntabwo ari igicucu nyine arabona ko nta maherezo niyo mpamvu yasabye Burundi nyine ngo kureba uko yashyikirana n'u Rwanda ariko simpamya ko ari n'ibintu bishoboka ese yaza avuga iki ibyo ari byose rero urumva ko nawe ubwe nabo baturwanya ubwabo bumva ko amaherezo yabo ntayo yo gukoresha ingufu ahubwo bakwiye gushaka imishyikirano byaba ari byiza kuko Ubugande dusigaye twumvikana n'u Burundi turiho turumvikana imishyikirano se buriya irashoboka fani simbizi diplomasi y'igihugu ntayo nshinzwe ariko kuri jewe imishyikirano n'abantu bariya b'abajenosideri cyangwa nazo za RNC badafite impamvu igaragara n'ubundi simpamya ko ishoboka ntabwo ishoboka rwose ubundi gushyikirana n'umuntu ufite impamvu y'ukuri twebwe bemeye ko dushyikirana kubera ko twabwiraga impamvu abanyamahanga turwana bakayumva bakumva n'iy'ukuri wese bababwira iki kuvuga ngo u Rwanda ntirukurikiza ngo droit de l'homme ahubwo bacira urubanza umuntu nka Rusesabagina ntibamwice nka Bin Laden gucira imanza wa genocideri ni ngombwa kandi bishobora ku Karubanda twakuyeho igihano cy'urupfu umujenocideri ubyemeye agakopera bagabanya inshuro ebyiri yewe yagera no mu buroko akavuga ati ndashaka gukora za tije bakagabanya izindi inshuro ebyiri urumva ni 1/4 ubusaba ubutabera burenze ubwo n'ubu nta kintu bafite rero iyo badafite impamvu nta kibona bageraho yego icyo gihe mwari bato ariko mutari gito igihugu urugamba rwo kubohora igihugu ruraba kirabohorwa ndetse ubu murakuze ariko kandi mufite n'abana mufite urubyiruko ruri ahangaha iyo mururebye mubona koko rukwiye kwitwara gute murubona mute mbere na mbere hanyuma musanga rukwiye kwitwara gute kugira ngo mugire icyizere ko ibyo mwaharaniye bizasigasirwa icyo ni ikibazo gikomeye nanjye usanga mfite impungenge n'iz'abahungu banjye cyangwa abana banjye ubona tudatekereza kimwe pe ariko ngira ngo igihugu cyashyizemo ingufu nyinshi mu kubigisha icyambere cyafashe ingamba z'ukuri nko kubigisha bahereye ku ikoranabuhanga kandi rurabijyamo neza ndetse nabo bakuru urubyiruko ruturusha ikoranabuhanga igisigaye ni ukubumvisha ubunyarwanda ubwo buracyari inyuma
ariko mpamya ko bizagerwaho kubera ko hari ingamba zigaragara igihugu cyashyize imbere urubyiruko cyane niyo wajya muri guverinoma urabibona n'ahandi hose mu buyobozi bw'ibanze cyane cyane urubyiruko nirwo rwatangiye no kuridinga no kuyobora icyizere rero kirahari ariko gikwiye gukomeza gusigasira rero ibyo twagezeho nicyo kintu cya mbere nibwira ko bizagerwaho abantu bose burya bagira ikibazo cya conflit de generation iteka wumva generation ziri hasi zitameze nkamwe nabo kandi bumva zitameze nk'izanyu ikindi burya abantu nyine ni products z'ibihe banyuzemo urumva ntabwo banyuze mu bihe nk'ibyacu ntabwo rero bazatyara nkatwe twe twanyuze mu bibazo bya jenoside by'intambara ntabwo bamera nkatwe mpamya rero ko tuzarinda kujya gusaza nabo bamaze kubibona igikwiye kujyamo ingufu nyine ni ukubibumvisha no kubashishikariza kubikora no kubumvisha amateka y'igihugu ni ngombwa kwigisha amateka cyane cyane ntabwo u Rwanda rukwiye kurebera ngo tuvuge amateka rwo kuyigisha ni ngombwa kuyigisha pe n'abo muri diaspora bakwiye kohereza abana babo bakamenya amateka y'igihugu bakamenya igihugu cyabo icyo ari cyo nuko cyeburiwe naho kijya naho kiva urubyiruko rero hari gahunda y'igihugu igaragara yo kuruteza imbere no kuba byagera igihe nyine rugasimbura bariho irahari igaragara rwose iragaragara n'icogamije ejo bundi urugero hazaba forumu y'urubyiruko ubwabyo bakabwira biriya bihugu bizaza 94 ngo dukwiye gukora iki muri Afurika uko dukwiye kubigenza kandi ubu nabo bariho baritegura nukurikira uzasanga nabo bafite ijambo byaranatangiye nyuma mu cyumweru gishize hari na bimwe abantu babonye urabona rero ko umuntu hari impamvu zo kuba optimiste rwose ku rubyiruko rwacu ruzageraho ubu ntirurahagera ariko ruzageraho rufate mu biganza byarwo rwose igihugu no kugiteza imbere dore ko turusha n'amashuri ko bagize imana bo babona ko biga bakaniga noneho ibintu by'iterambere science and technology iri imbere ubukorikori bundi bwose buri imbere hari amashuri menshi yewe nize hari university imwe y'u Rwanda abana banjye biga hari university zirenga 30 yahitamo icyo ashaka ishatse yajya mu bukorikori bwa TVET ni ishuri ry'abantu bose urebye TVET ntiwabura TVET ziza za IPRC cyangwa se biragaragara ko mu gihe gitaha computer engineering cyangwa se yahitari yizaridinga ushatse yose arabyiga no kwiyigisha birashoboka mu buryo bwa Zoom mu buryo bwa online birashoboka pe twebwe ibyo gihe ntabwo byari biriho turi muri generation bita BBC born before computer age none se twiko twabashije kugera muri ikoranabuhanga rero babashije kurimetiriza baduteza imbere pe ndetse no kuturusha birumvikana ko hari icyizere reka rero inshuti bakunzi mwari mukurikiye kino kiganiro babwire ko ari aha dusoreje ariko mbere ko tugana ku musozo hari ubutumwa wenda ushobora gusorezaho ku banyarwanda by'umwihariko bakurikiye iki kiganiro abenshi badukurikira ku ijwi rya diaspora n'abari muri diaspora abandi badukurikira kandi harimo n'abari mu Rwanda twagize amahirwe kuba twahuriye mu Rwanda wenda mu minsi iri imbere uranasubirayo uzogera nabo baha intashyo za kuyinaha ariko nubuhe butumwa wasorezaho tugana ku musozo tunagushimira kandi kuba wemeye ko tuganira ubutumwa navuga nuko u Rwanda ni igihugu bigaragara ko gifite icyerekezo gifite aho kiva gifite naho kijya buri munyarwanda wese rero akwiye gushaka uburyo agira uruhare mu kwerekeza mu cyerekezo cyabyo rufite uruhare mvuga ni urujyanye n'ubushobozi nk'abari mu mahanga bakwiye kugira rwose uruhare rw'ukuri rwo gukontribuwa cyangwa kugira umusanzu wo guteza imbere igihugu kuko biragaragara ko kandi rumaze kwerekana ko uwo musanzu utanzwe ukoreshwa neza n'amahanga yatugurije cyangwa se abandi baduhaye impano bahita bavuga bati ibyo twabahaye byakoze icyo byagombaga gukora ikindi mbona ni ugukurikira nyine
ibiri mu gihugu nubwo ari mu mahanga, uburenganzira bwabo burubahirizwa, bagumye bakurikire, babe hafi, gahunda z'urubyiruko bazitabire. Abari mu Rwanda nabo ni ukugerageza kwikura muri iki cyorezo, turiho turabisohokamo neza, nabyo mfite icyizere. Yewe abikingiza barikingije benshi, abandi bariho baragira ngo banyuma ziri mu nkingo za nyuma no gushimangira. Dukwiye kureba nyine uburyo dusohoka muri iki muri iki cyorezo tugahugurikira iterambere. Kandi iyo bikurikiranye neza usanga twaritwaye neza, turi mu bitwaye neza kurusha abandi, rwose. Ngira nko mu bihugu bya Afurika byakingiye abantu babyo ntawe urusha u Rwanda, ndetse no gufata ingamba zo kuzakingira abandi. U Rwanda rero ni igihugu urebye gifite umwihariko, njye niko navuga, ni igihugu gifite umwihariko, no kukibamo biraryoshye. Ngira ngo ujye ubona abanyamahanga benshi baza kuba mu Rwanda, ahubwo sinzi impamvu baba muri diaspora batayibona. Iyo ubona abazungu barwanira kuza kukibamo cyangwa abanyafurika b'ahandi, ni igihugu kiryoshye pe. Kuri jyewe ni igihugu kiryoshye, nuko kujya kwiga hanze sinzi icyo nagiye gukora, niba hari icyo bizavamo. Na hano umuntu yabyiga byinshi. Reka tugushimire rero retired Lieutenant Colonel Gerard Nyirimanzi kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze cyane Muhumuza, narakoze cyane kunkurikirana no mu Rwanda. Nari nzi ko rwose igihe cyose nzatanga umusada wanjye, rwose ntuzagire ikibazo. Yego, urakoze cyane inshuti bakunzi ba One Nation Radio. Naha dusoreje iki kiganiro, nizere ko cyabanogeye. Hanyuma kandi ubwo niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, wakora subscribe ndetse ugakanda no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu tukugezaho ujye uba mu wa mbere babibona. Hanyuma njye nitwa Simeon Muhumuza, mugire amahoro y'Imana.